aya yewe gamagagari we mutikumbe wa mutipe ni ibogare mana we arabwe ngo Junior GT is back. Abantu mukunda gasoni rero umunsi gwa none kibamba nigarukiye icyamamare nifatiyemo bazane Ip Man Kane akobise intambara ya nyuma na nyuma the final fight. Ip Man none ni yaje twabonye rimwe kabiri gatatu iyi ni Kane nimba ukunda agisheni ino yicikwe babonye twishi filime zatambutse nk'izi ngizi aka kaje ari rurangiza kano kaje guca akagozi gufungaho the final fight. Ip Man Scott Adkins yaje mutebutsi umwongereza namugaruye nongeye guhuza ibikura nkota gusa ni wumva izina Junior GT numva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 078 90 686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya. Mukunda gasobanuye nicyo gena ko kanya nga amafaranga mwateganyirije umuvandimwe Kibamba nangire nkusanye shire mu gafuka nigendere utanga amafaranga nanjye mbahe ibyishimo nge ngurisha ibyishimo curuza ibineza bakise Ip Man Kane abandi bafite utubafure turwaye ngo akabafure kawe ukegezeyo bona fere mogolopo bona kuku nakamutuye cyane karacyatangira bakise Ip Man the final fight. Scott Adkins yakajemo cyane Mandarin Motion Pictures Limited nabaguteguriye cyane. Muribaza impamvu ntuje ubu ntago muyiyumvisha tuko tumuzi akunda gusakuza no gushwanyagurika ubu ari mu biki muti agihera ko tumuzi yatangiye nta gahenge aho umuntu ko kwitonda none yeni yakajemo cyane uyi Vaness Scott Adkins mutebutse yakajemo cyane Kate Chenge Kanini Ngo Chris Collins tupfa imyumvire yo gusakaza umuco wacu abanyamahanga bapfa meza ari ikirahure abanza mweseye Master Ip nahubuka wani arasukuma undi nawe arohereza yitonze bari ku ameza ahenze ibyo Bruce akora arabizi neza bari byo akeneye ngo bagure umuco w'abashinwa ugera ahantu hose umenyekane wamamare bano babyanze ntabwo bakeneye ngo umuco wabo Rwanda bawuvogere bawumenye mwihangane ko bakwamo umutoza kungufu utoza abasirikare babo ndetse 2001 nibwo byagiye muri programme y'igisirikare y'umwitozo wo kungufu uyu munsi muri Amerika itozwa mu gisirikare ndabakunda cyane uko igenze bakise Ip Man Kane the finali. Niwumva izina Junior GT numva iterambere rya business yawe ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior GT niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye hamagara 078 90 686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya.